Assalamu alaikum. Foodies nabakoreye video y'ukuntu wakwikorera amandazi akaza aryoshye asa neza nk'aya. Aya mandazi aroroshye niyo yamara iminsi myinshi aba ameze neza kabisa. Nayisubiyemo kuko indi bayimyutinze kugira ngo mbereke ukuntu nabikoze gake gake. Nafashe isukari, kiramo ifu hano nakoresheje ikiro cy'ifu, kiramo igituburi kiyiko, sucre vanilla, kiramo ndetse na chapa mandazi ibiyiko bibiri. Urakoresha amagi 3, numara kuyashyiramo ubivange neza. Nyuma yo kubivanga nashyizemo amavuta. Ugereranya nk'ibiyiko 5 by'amavuta, hanyuma ugashyiramo amazi ukabivanga neza, ugakora igipondo kimeze gutya kijya gukomera ariko nyine nanone cyoroshye. Hanyuma ukagipfundikirira ku ruhande nk'iminota 30. Nyuma y'iminota 30 ukagikuramo ukagenda ukirambura nyine ku meza nk'uri gukora capati. Ubwo nyine uba washyizeho akagafu kugira ngo bidafatira hasi. Ikintu nahise nkora, nahise nkatamo nyine uduce tumeze gutya n'izo forme. Hanyuma utu duce nitwo turagenda tuzingamo nyine ari amaforme y'amandazi yacu. Amandazi araza ameze gutya. Urabireka nk'iminota 5 cyangwa se 10, waniza ukagenda ushyira mu mavuta kuko bibyimba cyane, ushyiramo amandazi make make ku muriro muke nanone kugira ngo adashirira inyuma imbere adahiye. Ukagenda uhindura impande zose yashya nka gutya ukayakura. Murabona ko amandazi ameze neza, aroroshye kuyakora kandi araryoshye pe. Kora follow niba utayikora. Mugire ibihe byiza.